rero Jenny Twavi Brown ibi birakomeje kubibona nyine kuri social media wareva nkabireka tu ariko nanjye ndashaka kugira ngo ugire ikintu bivuga bino bintu bya Pastor Claude na nuriya mugore witwa Mutesi bose ngo nabakozi b'Imana ngo ikintu mbishe umwe uriya mugore nyine ari no kurahira wenga iki ngo nyine ibintu byinshi cyane byo kuzana n'Imana nkagiye mureka bagiye mureka amatiko nkagiye mureka ibintu byo kubeshya urumva cyakoze ngi ahantu mpagaze yarashaka kugira ngo mbahereze nyine ukuri kwa nyako nta bintu byo guca ku ruhande man abagabo turiyizi nanjye ndi umugabo okay ndi umusore ariko twese turiyizi kamere yacu turayizi urumva iki kigabo cyitwa ngo ni Pastor Claude ngo sinzi ngibiki man kigabo nicyo icyaha kiri kuguhama wowe Claude Pastor Claude icyaha kiri kumuhama kubera ko Pastor Claude man abagabo turabaza umugore ntago ashobora kugenda hariya ndabyumva nyine hari cyo kubita nko ku blackmailing ariko urabona no kuri mugabo yasubije Pastor Claude urabona ko nta byinshi afite byo kuvuga nta detail ari gutanga ntago avuga ngo byageze gucana gucya we icyo akora urumva we icyo akora ni uguhakana gusa guhakana ntago atanga detail ngo byagenze gutya ariko mugore we aratubwira ati Pastor Claude yashatse kunjyana ngo muri za hoteli ngo harya yavuze he yavuze ko yashatse kumujyana muri hoteli igitaramo harya muri asi Muhanga igitaramo ni Muhanga yavuze ko yashatse kumujyana muri hoteli Muhanga noneho baby ngo baby uriya mugore nyine uriya Mutesi akabyanga noneho nyine akanamwizeza ngo ukuntu ngo bazajya gukoranga ibiterane ngo muri Tanzania umugore nabyo arabyanga so rukuvuga ngo uriya mugabo tugende nyine ukuntu yasubije we ikintu ari gukora n'uguhakana gusa guhakana tari kumbeshyira arashaka kunsengera urugo kandi biriya byose nicyo bita ngo amatakirangoyi yo kugira ngo ni nko kuvuga ati nta bundi buryo ntacyo kuvuga biriya nibyo bita kurya iminwa kandi nko kurya iminwa yabuze ikintu avuga nyine ashaka we icyo ari gukora gusa ni ukubihakana kuvuga ngo yanga arambeshyira ngo arashaka ngo kunsenyera urugo urumva nicyo kintu nyine we ari gushaka kuvuga gusa ariko umugore we aradeheza detaye umugabo yaranterese ndamukatira anyizeza kujya gukora ibiterane muri Tanzania ndamukatira urumva mana abagabo turagigira ikintu cyitwa kugigira noneho iyo wajemo karakantu ku muntu nyine wumva washegeye ntacyo utakora buriya abagabo bagira ikintu cyitwa icyubahiro ariko iyo hageze hari ahantu nta byo kumbwira ngo uri apostle cyangwa ngo uri umuhanuzi sizi ibyo biyita ariko reka tunareke kubitinda ariko dufata ikintu ushaka kuvuga hano hantu ibi bintu bya Pastor Claude na Mutesi man ni bullshit aba bantu biyitanga abakozi b'Imana ngiki man nta kintu na kimwe ubona ko nyine byabaye ibintu byo like niba ari uko hazi social media cyane n'iki ubona ko abantu bitesheje agaciro nta respect umuntu agiha bano bantu bita ngo abakozi b'Imana ngo sinzi ng'abahanuzi urumva baba batuma nyine nta respect tukibaha nta respect tukibaha nta kintu na kimwe ashobora kuvuga ngo ubyumve nyine ngo ubyizeye usibye nyine kumva ngo umuntu yita ngo umukozi w'Imana gutyo gusa mu magambo akirwa kuri social media man ibaze itorero wigisha ijambo ry'Imana no ukisanga mu ibintu nk'ibi ngo wasabye umugore w'abandi ngiki kandi ufite nawe umugore can you imagine ubwo rero nka Abi Brown njyewe ngubu gutyo ndeba nize mu bapadiri kabisa like imyaka 6 yose niga mu bapadiri ariko nta kintu na kimwe kizimubona batandukaniye n'abandi ubusanga n'ubundi ari cyo kintu gituma like n'ubundi ibintu baba bakora ubusanga ntaho bitandukanye n'abantu basanzwe nyine abantu nkatwe nyine ushobora kuvuga ati of course bagomba kuba abantu batandukanye n'abandi kubera ko baba bavuga ko nyine bihaye Imana bakorera Imana ari abakozi b'Imana whatever nyine abagomba kugira nyine imyitwarire itandukanye n'abandi so sinzi ukuntu navuga ngo kuba
abapadiri nta mbuto n'imwe bigize bibanyerera mu myaka 6 nahize. Niyo mpamvu sigaye mbona bano bitanga abakozi b'Imana. Man, ibintu by'Imana ni wowe nawe wowe nayo tu, nta muntu n'umwe ushobora kuzana Imana. Iki kintu nge niwo mwanzuro nafata ko ibi bintu saba ngaba tubonye gusa, hari abandi nyine ibaze ngo witwa umukozi w'Imana guca inyuma umugore akazajya mubeshya ngo tuzajya mu giterane, tugiye gukora igiterane muri Tanzania cyo kubwiriza ubutumwa, ariko ikikujyanye ni tagati y'umugore wowe wifitiye. Ibintu bya Pastormutesi na bya Mutesi na Claude nazo kubivuga, ariko ragire kabibweho ni bullshit. Abantu bitonga abakozi b'Imana ni bullshit, nta kintu na kimwe, nta muntu n'umwe waguza n'Imana. Ibintu kubyimenyera Imana yacu tukibana nayo nyine muri bwa buryo mwese usanga tubana nayo. Genda Avi Brown, of course this is Brown Magazine. Reka tuzabonana ubutaha. Ubundi wowe urabyumva ni iki wundi byago, reka wowe ukimara kubyumva nyine iyi nkuru bino bintu gusirikira, ubundi wabyakiriye gute? Reka tubaye muri comment ko bimeze, ubundi tuzabonana ubutaha kabisa. Yeah, respect, ushobora subscribe ubundi tugakomezanya. Yo, ciao ciao, reka nigire mu kazi tu. Dala chase, reka tujye kwigira ibiceri nk'ibisanzwe.